YAKA abandi papa wa YAKA YAKA akaba ari umwana wanjye confirmed n'ubu akaba ariyo mpamvu mwemereye n'inzu zajyana na YAKA aje kunyereka ba mwana wanjye. Yes, nizere ko mumeze neza kandi reka mvuge ngo ubuzima bwanyu bumeze bute, muhagaze mute, mumeze mute, bite naho muherereye hagiye hatandukanye. Bize sahara bari gukurikirana interview ari ninjoro twebwe hano mu Rwanda cyangwa se ari kumanywa. Reka mbahe ikaze kandi nongere mbashimire mvuge ngo muri intwari kuba mukomeza kubana nanjye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Banyita Nawe, nyarukira kuri Instagram yanjye ubundi umfollowing, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Kuri Instagram yanjye nitwa Nawe 2020. Ndi mu karere ka Gicumbi, ndi mu ntara y'Amajyaruguru. Murabizi ko nyambategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni byinshi mwagiye mwumva, ni byinshi mwagiye mubona, ariko nifuje kugirana ikiganiro kirambuye na papa wa YAKA MWANA kugira ngo tuganire nawe ubwe wenyine twumve uko gahunda zimeze. Ikintu kibabwira ko ari papa wa YAKA MWANA, iyi ngofero murayizi, ni ingofero mwagiye mumenyeraho YAKA, ni ingofero ye, ni papa wa YAKA MWANA. Reka tuguhe ikaze mu kiganiro. Murakoze. Umeze neza? Amahoro. Aha. Yes, ndagira ngo wongere ijwi uvuge cyane noneho ubundi dutangira ikiganiro. Ndagira ngo wivuga amazina yawe, witwa nde, kugira ngo dukomeze ikiganiro bakoze. Nitwa Ndongereye Bienvenue, uba mu karere ka Gicumbi. Ukaba uri papa wa YAKA? Abandi papa wa YAKA. YAKA akaba ari umwana wanjye. Bitari kubeshya uwanjye confirmed ni njye wamureze. Ivuge ko akuntu wari uri kwivuga ariko. Icyo ni ikivugo cy'indangamuco. Ko wakiriye umugeni KEZA. Nakiri umugeni. Kera iyo wabonaga umugeni baguhaye umugeni cyangwa inka urivuga. None nanjye harugamba rubura intwari. Nkaba nishimye kubona umugeni KEZA YAKA akabanzaniye umugeni. Ndishimye ndanivuga. Iyo wabaga hawo umugeni wakuraga ubwatsi bw'ikivuga ko ubonye umugeni wubaka igihugu. Ndirwanikira nkota rwa nkotanye ndo mwikotana ry'abahizi ndi nkataza kurekera rugomba guguyice mu rwamo rw'imbunda hagati y'amasaka nambara ndizimiza mboga rwo mu nziza goma kuba zigomba zije umugambi w'abagabo rusakara n'imbaraga ndenda tugeze ishyanga rwa mudashyikirwa ntwara umuto impangare ruhamye na ruhanika ntambara nihani nkomere. Ibi kuba n'induru ndetse imiborogo y'abakinzi nagiye mpamye nyamurwa ntabwo unyorotake kirimbeja ku rugamba nayigize ingomba mubiri. Durutivuga ikibindi twahamije igitaramo ngunda kwitwaza rukanika ingangara ikina n'inkindi. Umuhete nawe uramvuye mu ishyamba namushinze mu ishyamba ryo mu bahunde zawe kubanzaho ntacyo zaho twayizambika imanzi mu mpeme za ruguru indege yangurukanye bidatinze. Twagaze mu ruseri simasi mituta bazungu bifate mu ngenge ndi nkubito y'imanzi. Udahego rwa musinga intwagwa shimira kuri abanivugiye umugeni nkaba nshimiye na data na sebuko wa YAKA ba mwana wanje wohereje umwana KEZA waze kureba sebukwe. Nanjye mu minsi iri imbere zajyana na YAKA aje kunyereka ba mwana wanjye maze duture inzoga dukwe ahasigaye abana tububakire nk'ababyeyi b'abanyamuryango n'imiryango idufashije. Murakoze. Guma aho hantu kabisa. Aho hantu turabashyigikiye 100%. Amazina wayivuze, wivuze nk'umunyarwanda, wivuze uriwe, uhera no kubisekuru aturi papa wa YAKA MWANA. Confirmed. Ababyumva shaka bisa ni confirmed. Iringara sohoza abantu bari hariya batukurikiranye muri Iringara bumve ko tutibesha. Na seperi pona YAKA ayaki epai na papa naye ngai oyo Bienvenue. Ayaki na mwana masi
balingi kaka basala mariage na sepeli komana mwana na ngai aza na mwasi ndena ba mususu fo so uza na mwasi te uza mubali te so uza na mwasi uza mubali ayaki kaka na KEZA mwasi kitoko lukula lwambo na sepeli nzambe apatraye na baninga na ye kaka na mboka na bango merci tunafurahi sana yakarakana kunda kuvuga ngo mimi nafurahi sana kuba nongeye kuza hano uri papa we kabisa iringara nirimo nafurahia kuona mtoto yangu ameoa nafurahia kuona bajirani ambaye wanampatia support wanampa support ya kujenga awe na mke. Ukiwa kijana kama auowe hauna luba hautakuwa mwanaume. Kwa mwanaume ni majengo, kujitayarisha ni kuoa, unajengea familia ya kwako pia na bageni. Asante urakoze cyane, ushimiye KEZA, uravuga ati warishimye kuba yakara kweretse umugeni, ni uravuga ati ni n'umugore mwiza, abantu bose babyumvishije, abumva iringara, abumva igiswahili nabyo wagiye ugishyiramo. Reka natwe tugushimire kuba wemeye kwicara kuri kamera za Yawe TV, reka mbigushimiriremo. Papa wa YAKA ni muntu ki? Bonje ndi umusinga. Nitwa Ndongere Bienveni, ndi umusinga. Uri umusinga ko kandi ngo uri umusinga ukunda inyama? Abasinga barira hejuru dukunda inyama. Abasinga dukunda inyama, tugakunda n'inzoga n'abagore. Kera ba data bageraga n'abagore nka 7 cyangwa sibye ku buzima bwahindutse kugera abagore 7 cyangwa 10. Abasinga bakunda inyama, bakunda kugira abagore, gushaka kubaka, bagakunda n'inzoga, gahuza miryango. Burya inzoga nubwo tuyisinda ariko ntawagiye yasaba umugeni adatuye inzoga. Baturaga inzoga nyuma hagakurikiraho inka. Ariko inzoga niyifata irembo bakaguha umugeni, igikurikiyeho ugatanga inkwano, ukajyana inka amahembe, ugaka umukobwa, ahasigaye mukororoka. Murakoze. Akazina bakunda kukwita kagatazirano? Agatazirano nitwa Jeteme. Jeteme? Akazina kawe bakwita Jeteme? Kavu yako kazina ka Jeteme? Ku kazina nagakuye ahitwa Kasai Orientale. Muri Kongo. Niho wagakuye. Yes, nagerageze gucukumbura amateka yawe, ngerageza guhiga byinshi, niyo mpamvu naje no mu nkambi kugira ngo duhure tuganire n'abanyarwanda bakumenye, babone papa wa YAKA, bifuze kukumenyaho byinshi cyane. YAKA ni umuhungu wawe kandi kuko muranasa. Andi makuru mfite nuko uri mu bantu barwaniye igihugu, wabohoye igihugu. Winjiye mu gisirikare ryari? Ninjiye igisirikare 1994. Ujya mu ngabo za RPF? Ndi ngabo ya RDF. Dukorera igihugu kiratekana. Ari nayo impamvu ubona abana bari kutwereka abageni, nuko igihugu ni cyiza, kiri muri paradizo usibye corona. Uyu munsi ntago ubu twakwita kuri nka demobe uyu munsi. Naratashe nk'intwari.
reka mukore mu ntoki nubwo ubu uyu munsi kuba ndi hano nuko mwarwaniriye igihugu mukakimenera amaraso mukitanga, uyu munsi tukaba turi bazima, tukaba duhumeka, tukaba turi mu gihugu cyuje umutekano. Nazengurutse mu nkambi ya Mahama, abaturage bameze neza, abaturage bararya, ibintu bimeze neza kandi nawe umeze neza. Wari yarinze ryari, wavuye mu ngabo ryari? Natashye 2006 mvuye guhangana no mu Zimbabwe, aho nkubwira muri Kasai Orientale za Moba Katanga, twari duhanganye no mu Zimbabwe, wari umereye nabi abana b'igihugu b'u Rwanda nyine. Ubu uyu munsi iyo wicaye mu gihugu wameneye amaraso, mu gihugu watanzeho imbaraga zawe, igihugu watanzemo amaboko, ukarara ijoro, ukanyagirwa, ugakubitwa, uri kurwanira igihugu, uyu munsi imbamutima zawe uba wumva zimeze gute? Njyewe numva mbohotse kubuno igihugu gitekanye, nawe ubutekanye, kandi urabona n'ikimenyimenyi nuko nk'ayakaje kunyereka umugeni yashatse, uko igihugu gifite security kikaba gitekanye, n'ubu akaba ariyo mpamvu mwemereye n'inzu. naho urumva ko wamwemereye inzu, muhaye inzu KEZA na YAKA, kubera igihugu cyacu kiri muri paradizo, gifite support, sibye corona nayo tuzayirwanya kandi twarayirwanyije. Dufite imbaraga, n'umuyobozi wacu haye ingufu, arwanya byose, aduha urukundo, aduha umutekano usesuye, no kubungabunga no mu basore abashyiramo kwiyubaka. Rero bivuze ko igihugu cyacu iyo gitekanye, burya nawe aho uri hose ubutekanye. Murakoze. Ubutekanye, urumva umeze neza, urishimye, uranezerewe. Yes, ubonye KEZA, wenda KEZA ntabwo turi kumwe, ni igiki wabonye kuri KEZA cy'umwihariko? KEZA nabonye ari umugeni mwiza, kuko umugeni mwiza arangwa n'ibikorwa. Yego, iyo ataba umugeni mwiza ntabwo mwari kumuherekeza ngo azane nayo akaje kureba kwa sebukwe. Ubu ni ukunteguza ko ari abana bashaka kubaka, kandi duharanira kubaka. Iyo niyo nsinzi, kubaka. KEZA sibye ko sindi mu mutima we n'umugabo we, ariko umwana ushaka kubaka ubundi aba ari mwiza. Nakubwiye ko urugo n'amatungo beragwa na so na nyoko, byanditswe muri Bibiliya, umugore w'umutima umuhabwa n'Uwiteka. Rero ni ukuvuga ko KEZA ni umugeni mpawe uturutse w'ijuru kwa Rurema. Murakoze. Yes, ati ni umugeni uturutse ijuru kwa Rurema. YAKA ni muntu ki? YAKA ni noneho YAKA ni umuntu nkanjye, kuko ndise, ahubwo mbaza ati wowe uri umuntu. YAKA uri se, uri papa we. Wowe rero uri muntu ki noneho? Ngewe nkubwiye ko ndi umunyarwanda, nkaba ndi umworozi, umuhinzi, umworozi. Uvuka muri aka karere turimo ka Gicumbi? Akarere ka Gicumbi naje ndahatura, ariko mvuka Kongo Masisi, niyo naturutse, ariko kavukire n'u Rwanda. Mu mateka y'abasogokuru twagiye Kongo nk'abantu bagiye gushaka inzuri n'amasambu. Ubwo bibaye ngombwa rero ko Imana ibihinduye, biba ngombwa ko buri muntu ataha iwabo
ndataha ndatura muri Gicumbi murakoze. urataha uratura muri Gicumbi. Hari abantu rero bavuga ati se ubuyaka ukuntu ameze na papa we buriya ntiyavamo umukinnyi wa filimi ukaze ukomeye. Bo byashoboka bibaye ngombwa. Filime ni gutarama na kera twarataramaga kandi burya n'Imana iravuga ngo no mu nsengero habamwe ibitaramo. N'ibitaramo nabikora. Noneho urabizi nibi byivuga abonye nivuze ibyo twasigiwe na papa. Gutarama ngomba gutarama gazasigira abantu umurage w'ibiganiro byiza cyangwa amateka meza nabo bakazayisigira abana bazabyara murakoze. Ukazabisigira abana muzabyara. Ati rwose Yaka hari abantu bamubona ari mukuru gutya bakavuga ati buriya Yaka akiri umwana ntiyakubaganaga byahatari. Burya umwana udakubagana bari ikigoryi. Umwana ukubagana kereka kubaganye yiba cyangwa akora ibyanzwe n'amategeko. Ariko umwana ukora ibishimisha abantu cyangwa se ubushakashatsi yubona bya computer kiga computer n'amashuri amunani yakiga ibya computer uwo mwana ntabwo abakubaganye na umwana ushabutse ni utuma no mukaza akagakora cya akakuzanira ibyiza nk'ibi turimo. Mwana nuhi turakumva rwose. None se iyo ugiye gushaka umugeni na kera bagisaba abageni wajya kuzana umukobwa utavi wabo w'ikinyetere ureba umukobwa uzajya kuvoma ureba umukobwa uzi gukubura umukobwa uzajya akajya guhinga agatera intabire akazamura ubukungu mu rugo. N'umuhungu rero avuka ashabutse yubaka. Ari nacyo gitaramo ubona cyiza nabashimiye cy'ubwubatsi murakoze. Yaka ari umuhanga mu ishuri cyane yari umuhanga cyane. Yari umuhanga azi ubwenge. Yari umuhanga nuko amikoro yabaye make ariko yarazi ubwenge. Noneho buriya yagarukiye mu wa kabiri mukuru ariko icyongereza arakizi. Abiyo mbona ari kuvugana na ba kaminuza ahubwo bikantangaza uriya mwana icyongereza gikwiye. Yari umuhanga. None wowe iby'umuco ndumva bizi cyane. Abakobwa b'iyi minsi ubona bameze bate papa? Abakobwa b'iyi minsi muri ino myaka ya viziyo ubona bameze gute? Usibye KEZA mbonye abandi bakobwa bataye umuco. Ni benshi njya mbona mu mayira. Abakobwa buno bacyubaha ababyeyi nk'ibirori KEZA na Yaka banyeretse ni bake mu ijana babikora. Ukibona KEZA yinjiye ucyumva ijambo ati uyu ni umugore wanjye yakabikubwiye wabyakiriye gute mu mutima? Byanshimishije cyane ahubwo byanshimishije mbese byanshimishije kuri byanshimishije cyane kandi n'ukuri ndabikubwiye pe nishimye kubona umwana awaza kwakwereka umugeni wabaza umugeni akakubwira ati koko n'umugabo wanjye twarashakanye ati tuje kwinje kukwereka umugeni ntiturara mu matarase ntiturara muri geto ahubwo hawe data ngusabye inzu ngo nubake. Urumva ibyo bintu wabinganya niki? Inzu wayimuhaye? Ayimuhaye pe n'imfunguzo. Uretse mu kanya Yaka turaza kumva imvamutima ze. Ubu uyu munsi nyuma yuko uvuye muri ubwo buzima bwo kurwanira igihugu uyu munsi ubuzima bumeze bute? Ubuzima usibye corona ni bwiza. Nakubwiye ko igihugu gitekanye ubona abana
nubwo barya duke ariko ukabona baryamye basinziriye nawe nta mitima ugira ubuzima uraburwanya urakora ibyo ukoreye bikakubeshaho. ubu ni ukuvuga ngo uyu munsi uratuye Igicumbi, umuntu wavuga ati ibyo we wiyiziho ubwawe akavuga ati shaka bisa noneho muye na papa wa Yaka mu buzima busanzwe ni ibiki yakumenyeraho? Ibyo yamenyeraho ni byinshi wamenyeraho. urasabana bana n'abantu neza, nkunda abana, urubyiruko ndetse n'abasaza n'abakecuru bose muri rusange. Yes, wenda tugana ku musozo w'ikiganiro dukoranye kandi cyiza, kandi ngushimira kuba wemeye kuganira natwe, kandi reka ngushimire nongere mbisubiremo mbishimangire, turabashimira ku mbaraga mwatanze kandi turabizeza yuko igihugu mwarwanira natwe tuzakirinda amanywa nijoro. Igihugu tuzakirinda cyane, ariko mfite ikibazo cy'amatsiko kuri wowe. Iyo ngofero kuyihengeka gutyo na yakayihengeka bikomoka kuki? Impamvu rero umwambari w'umwana agomba kwambara, umwana w'umuhungu yambara nka se, umuhungu yambara nka se. Iyi ngofero impamvu nyambara nkahengeka ni bikwereka ko n'ubu ngikunda igihugu, n'urwibutso rw'ibyiza by'igihugu. Ingofero ni iy'amahoro y'igihugu, nayo mpamvu na Yaka yambara. Ni ingofero yabohoye igihugu, tugera mu byiza tuva mu bibi, twavuye ahabi tujya heza. Murakoze. Twavuye ahabi tujya heza. Nakubaza iki kibazo, iyo urebye Yaka mu buzima bwa kera yarariho n'ubuzima bw'ubu noneho, ubona itandukanira ririhe? Mbona ubuzima yararimo buruto ubwo yavuyemo. Natwe twese ibyo twarimo hari cyahindutse, twavuye mu bibi tujya mu byiza, turatekanye. Noneho na Yaka rero ubuzima arimo buno, intambwe yararimo yari imwe, none ari mu ntambwe ebyiri. Yararimo ubuzima butagira umugore, none afite umugore. Murakoze. Asigaye avuga ati ikimara amafaranga sinyi kijya kukigura. Ati sinyi kijya kubigura, ati nifitiye KEZA wanjye. Arambwira ati rero twigira Igicumbi ujye kunyereka abantu babibone, papa wanjye bamubone. None barakubonye kandi nkomeze mbigushimiriramo cyane cyane cyane, kandi shimira abantu bose badukurikirana amanywa nijoro. Shimire buri muntu wese ubasha gushyiraho imbaraga ze no ku rufatiro kugira ngo Yaka abeho neza, kugira ngo Yaka se warubize ko ari icyamamare i Kigali. Reka nabyumvaga, ariko ubu niho mbyemejwe n'umugeni yanzaniye. Nabyemeye wanzaniye ibyiza. Ikintu cyiza cya mbere ni umugeni n'abavandimwe n'inshuti. Burya wubatse wawubakiye umuryango, uba wubakiye igihugu, uba uvuye mu nzererezi zihemukira igihugu, uba uvuye mu burara, uba utandukanye n'abariya bakora ibi cyangwa bakinguza inzu z'abandi babuze iyo barara. Burya iyo ufite umugore uba ufite inzu, nicyo gitumye mpise muha inzu. Yes, rero urakoze cyane, kandi ubutumwa watanga dusoza. Ubutumwa natanga
nakwifuriza bagenzi ba YAKA bose n'abakundana nawe n'imiryango yose n'abandi basore bagenzi be ko bajya batwereka ibyiza nk'ibi bifite umuco w'ubwubatsi bifite guharanira kubaho guharanira kwigira tukubaka kandi tukiyubaka. Murakoze. Yes, rero murakoze, nanjye reka mbashimire mvuge ngo ubuzima bwanyu mbwifurize ibyiza kandi mbifuriza amahoro. Muri kumva ko YAKA bamwemereye inzu, bayimwemereye. Imana ishimwe kandi turagushimiye papa, mukomeze mutere imbere kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Rero reka nanjye mbashimire mvuge ngo mwakoze kubana nanjye, Uwiteka Imana ikomeze kuba mugisha. Comment zanyu ndazikeneye, nkeneye ibintu byinshi byanyu, nkeneye kumva nyine ko mba ndi kumwe namwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.